Ikibazo kiragira kiti dini yacu ko yagutse ni iki cyakubwira ko iki ari bida iki tari bida? Kugira ngo biborohere, wikaya urukingo rwo kutagwa muri bid'a ni ukuba washaka ilmu. Cyo ni icyambere, kubera ko mu mpamvu zituma bid'a zibaho harimo al-jahl, kuba umuntu atazi dini ye. Iyo ni impamvu ya mbere abantu bagwa muri bid'a, bagwa mu bihimbano. Hanyuma ariko nanone indi mpamvu ya kabiri nuko twibuka ko twavuze ko ibada ari tawqifia. Allah niwe wadushiriyeho ko tumugaragira. Rero wowe ugomba gushaka ubumenyi bwo kumenya uko Allah yakubwiye uko umugaragira, warangiza ukabona kugira gute kumugaragira. Ni nayo mpamvu mu dini ntabwo uvuze ko iki kintu kitari mu dini ari ubazwa dalili. Uzagende Sheikh Juma abigusobanurire. Abashehe bamwe baravuga ngo ni bida, abandi bakavuga ngo si bida, ariko Sheikh Juma yaradusobanuye aravuga ati umuntu najya kubwira ngo ikintu ni bida ajya guha nyine na aya cyangwa hadith. Ahubwo uvuze ko kiri mu dini niwe uzana iki, niwe uzana dalili. Wa alayhi, no kubw'ibyo tugomba kumenya shubha abantu bakora bid'a, bakora ibihimbano bazana igira iti ngo zana dalili yuko iki kintu kitari mu dini. Ariko Sheikh Juma yaradusobanuye aravuga ati umuntu najya kubwira ngo ikintu ni bida ajya guha nyine na aya cyangwa hadith. Rasul ngo bida ni ikintu kije mu idini, kije kuvuguruza, gishyashya kije kuvuguruza ibiriho. Ahubwo mubaza uti zana dalili yuko kiri mu dini, cyangwa se akubaze ngo zana dalili yuko nakwiye kugira ikintu nongera mu dini. Nakubaza gutyo turazifite nyinshi, muri zo man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Uzongera muri iri dini ikitarimo ntago kizemerwa, nta nubwo kizitwa idini. Idhan tugomba kumenya ko ikintu cyose dukora tugaragira Allah subhanahu wa ta'ala gifite dalili igihe kiri mu dini, waba uyizi waba utayizi ariko irahari. Niyo mpamvu wikaye yo kwirinda ibihimbano ya mbere nuko dushaka ilmu, dushaka ubumenyi,